abantu bo mu muryango twese twitwa ba nyirasenge nubwo tutari ako nawe akura akwigizayo kantu uvuze ko umwana unyara kuburiye burya nacyo ni ikimenyetso cy'umwana udakunzwe bihagije abana bakabaheka ku mugongo bagakina kuko urubyiruko narwo ni rwinshi kandi barinjiza uriya afite inyungu zo kwinjiza agashuka urubyiruko bakabaha ari biriya bitabi banywa n'inzoga rwose nk'ubu duherutse kujya hariya turabasuhuje mwese bakunzi bo mu muryango TV tunejejwe nuko twaramutse namwe turishimiye ko mwaramutse aho muri hose abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda turabaramukije hari uyu mwanya waba utamerewe neza wumva hari ikibazo ufite wumva bitagenda nkuko duhora tubivuga mu muryango TV ntawe uheba kurya atararyama niba ukibasha guhaguruka ukagenda no kuvuga ko hari ikizere mutwaze rero kandi musenga Imana kuko Imana yacu ni Imana ijya yita ku bayo ikita ku bantu bose bayitabaje n'uyitabaza izakwitaho kandi n'uyiganyira izagutabara uyu munsi rero twagiriwe umugisha wo kwakira umubyeyi mwiza cyane mu muryango TV nawe n'umunyamuryango nkuko mubizi mu muryango TV abantu bose bisangamo tugiye gutangira arabanza adusengere kuko mu muryango TV tubanza Imana hanyuma atwibwire dukomezanye n'ikiganiro karibu mama murakoze Nyagasani Imana yacu turagushimira ubuntu n'impuhwe utugirira kandi ko ugendana natwe muri byose ukabana natwe muri byose duha ingabire zawe tukubere abantu tuba abantu b'Imana ub'Imana yacu ukomeze ugendane natwe utuyobore inzira ikugana inzira y'urukundo inzira y'ubuntu inzira y'amahoro tubigusabye tukwizeye kandi turagushimira iteka ryose amen amen murakoze cyane mwakomeza mwibwira abakunzi bo mu muryango TV nitwa Marinya Siana Mukarusanga ndi umunyarwandakazi ndi umubyeyi sinzi ikindi nakongeraho ibyo birahagije hari abantu benshi baramuzi mama Ignatienne ni mwarimu muri kaminuza yigije muri kaminuza yabaye burugumesitiri wa komine Ngoma abantu benshi baramuzi abakunzi bo mu muryango TV nkeka ko bamuzi n'abatamuzi yabibwiye n'uwo umubyeyi kandi ndumva ibyo bihagije mama twagusuye rero murakoze cyane mu muryango TV ni TV ivuga ku muryango ndetse hari na filime inyuraho yitwa nyuma y'ibihe siri ndumva mwaragiriwe ubuntu bwo kureba mushobora kuba mwararebye season episode ya mbere niyo tugiye kuganiraho niyo tugiye kuganiraho kuko ni filime yubaka umuryango nyarwanda twayikoze kugira ngo yubake umuryango nyarwanda tukaba twifuza ko ababyeyi nkamwe mugira icyo muyivugaho kandi ibikorwa ibirimo byose bikabasha kugira abo bifasha namwe mugize icyo mubivugaho murakoze cyane tugiye gutangira kuri episode ya mbere nkuko mwabibonye hari ahantu itangira umwana w'umukobwa witwa Natasha mama wazamuhamagara yamwihoreye yibereye mu bye hanyuma mama we byabashije gusa n'ibimubabaza aravuga ati kubera icyo utanyumva impamvu mbabajije n'abakunzi bo mu muryango TV babyumve mama Ignatienne yize ibintu bijyanye n'imitekerereze ngira ngo siko bimeze harya yego ibintu bijyanye n'imitekerereze hari ukuntu ababyeyi bagira gutyo ugasanga umwana uko yitwaye umuntu ntamwumvise neza cyangwa se ugahita umujugunyaho ibibuye ukuntu yitwaye mwebwe mumaze kureba iriya scene uriya mwana w'umukobwa mwamuvuga iki uriya mwana w'umukobwa ubundi ni ibisanzwe muri kamere no mu mibereho
ni ukuvuga umwana iyo akiri mutoya, umwana w'umukobwa aba ari uwa nyina amukunda, ariko iyo bigeze mu myaka 3 hari ni kamere niko imeze, umwana w'umukobwa atangira kuba nka mukeba wa nyina kuri se, akaba yumva yakunda se cyane akigizayo nyina. Biza kuzagaruka rero nyuma, ariko umubyeyi nawe agomba kugira uko abyitwaramo kugira ngo ntibizatere ikibazo wa mwana mu mikurire ye. Ubundi umwana nanone yageze ku myaka 12 hatangira impinduka mu mubiri we, ku buryo izo nizo yitaho cyane nanone, akaba nanone asa n'uwakwigizayo umubyeyi we. Niyo mpamvu umubyeyi agomba kubyumva, noneho agahera muri cya gihe cy'imyaka 3, ubundi mu myaka 3 buriya niho n'umwana acuka. Rero gucutsa umwana ntabwo ari ukumwigizayo. Hari n'ahandi wenda ababyeyi twibeshya cyane, ukibwira ko kurera umwana ni ukumuha ibyo akeneye, ni ukumugaburira, ariko ugasanga haraburamo akantu kitwa kuganira. Burya umwana umumenya ko mwaganiriye. Umwana ubundi mugirana ibiganiro mu bwana bwe nuko akura, iyo mwamenyeranye rero arakubwira, nawe kandi akaba ariho ushobora kumubwira uko umubona, n'icyo umutekerezaho, n'icyo umwifuriza. Rero kurera ntabwo ari ukugabura gusa no gutanga ibyo umwana akeneye. Hagomba icyo kiganiro hagati y'umubyeyi, akakubona nk'inshuti, akajya kubwira. Hari akantu mperutse kubona kanshimishije cyane, umwana abwira nyina, n'abana bari barangije ishuri, noneho bagera agasketch bereka ababyeyi, umwana aravuga ati nabaye incakura ntiwabimenya. Kubera iki? Kubera ko nyine uragabura ukamuha ibyo akeneye, ariko ntumenye uko abona abandi, ntumenye uko abana n'abandi, ntumenye imitekerereze, ntumenye uko yahindutse. Ako kantu rero ababyeyi benshi mu mirerere turakabura. Habura cya kiganiro cy'umwana na nyina kugira ngo abe confident. Ubwo rero nyine ako ngako niko ababyeyi baba bakwiye cyane kumenya, kuko iyo nta cya kiganiro kihaba, habaho gukabukirana. Ariko ubundi iyo icyo kiganiro cyabaye, umwana ni inshuti ya nyina. Umuntu agenda abibona mu miryango itandukanye, ukabona nk'umwana w'umukobwa araje ahobeye nyina, amubwiye icyo atekereza, akamwereka n'inshuti ze, mbese bwa bucuti bukabaho. Ababyeyi rero bagomba kubigiramo uruhare rukomeye cyane, kugira ngo umutinyure nawe yitinyuke, akubwire icyo atekereza. Bitabaye ibyo agufungira urukuta, akajya kubwira ibyo ushaka. Ubwo twumve ko uriya mwana impamvu abwira mama we kuriya byatewe nuko atamuganiriza cyane, akaba aricyo cyatumye asa n'umwivumbuyeho. Wumva agifite inguni ye, afite ibyo abwira nyina, hari n'ibyo atamubwira, ariko biriya biterwa nyine n'uburyo babanye. Niba nyina ari wa wundi uvuga gira utya, va aha, jya aha, kora utya, gira utya, ntihabeho umwanya ngo bicare amubwira ati ariko amakuru yawe, ese inshuti zawe bite, amenye icyo akunda, amenye kandi niba hari n'icyo ashaka kwahindura, amenye uburyo abitwara neza atajyanyemo igitsure kinini cyane. Niho hatuma wa mwana yisanzura, akakubwira ibyo ashaka, akakubwira ibyo atekereza, akakubwira ibimubangamiye. Tukiri aho muvuza akantu, muvuga ibijyanye n'igitsure. Hari ukuntu hari abantu twumvise igitsure nabi, cyangwa se kuko usanga umuntu akenshi abantu bazi ko barera neza ari abakarira abana, bakabashyiraho igitsure, akamubwira ibintu ntubikore, ugasanga umwana yabaye nk'imfungwa y'ibyo mama adashaka, kubera ko yewe mama ibyo nshaka ni ibyo ubikora utyo. Aho nicyo cyatumye uriya mwana akora iriya
kuriya kumera nko kwivumbura kuri mama we cyane ku buryo iyo amubajije icyo amubwiye amusubiza amubwiye wabonye ukuntu murebana agasuzuguro kenshi cyane. Biriya bintu ni iki kintu mwatubwira kugira ngo twumve nicyo cyabiteye n'igitsure cyangwa se ni ukumureka nabyo akamwihorera kugira ngo ababyeyi tubyumve neza? Sinaba nihuse cyane kubera ko kariya n'akantu gato umuntu yabonye. Ubundi hakakwiye ubushakashatsi umuntu avuga ibintu azi neza yarabirebye nibura wamurebye 2 3 ariko ibyo tumvuga ubu ngubu ni nka hypothèse igishoboka. Ni ukuvuga iyo haba hariho ikintu cy'igitsure hagati y'umubyeyi n'umwana nawe akura akwigizayo kandi uko umubwira nawe niko gusubiza. Ni umubwita ingwina arakubwira ati ndanzi cyangwa se ndeka bitewe n'iki na kwa kundi muvugana na kwa kundi mubana. Rero ahanini nyine imyitwarire y'ababyeyi niyo iha navuga uburyo niyo yaha urugero umwana nawe ukuntu azitwara n'uburyo ubucuti bazagirana cyangwa se uburyo bazahangana. Ariko hanini haba harimo ya myitwarire y'umubyeyi. Murakoze cyane. Hari akantu muvuze urabona twebwe twakuze kera ntabwo twakuze ubu. Ndibuka ababyeyi bacu icyo nshaka kuvuga nicyo gitsure muvuga. Umwana wakuraga bagufiteho igitsure gikabije ariko yenda icyo navuga nuko yenda abamama batakundaga gukubitana ariko akagushyiraho igitsure pe ku buryo akureba ukamenya icyo avuze, akakureba gutyo gusa ukamenya icyo avuze. Ntabwo byabaga bimeze nk'iby'abubu kuko abubu mbona barahinduka cyane kandi aribo badakorerwa nk'ibyo twakorerwaga. Aho ngaho mwampuriza ikibitera kuko urumva ababyeyi bacu baduhiraga igitsure. Ababyeyi n'ubu ntabwo bashyiraho abana igitsure cyane ariko abana usanga aribo bakora biriya uriya mwana twabonye akora. Impinduka yaba yarabayemo hagati y'igihe cyashize n'icyubu ni wa mwanya twavugaga. Wa mwanya warabuze nubwo yagushyiragaho igitsure ariko yabaga ari hariya akaza no kukubwira ati nakubwiye iki, ugasanga umwanya munini arahari muri kumwe. Ubu ngubu rero uwo mwanya ntawo. Hari n'umwana rwose bwira atabonye umubyeyi we. Umwana akabyuka mu gitondo umubyeyi yagiye, umukozi akamufasha akaza kumugaburira, umubyeyi akaza kugaruka umwana yasinziriye. Urumva rero cya gitsure na ya marenga wa mwana azabikura hehe? Ubundi ko iyo wamubwiye ikintu uhindukira ukamureba gutya akimunyamunya akibuka yuko wari wabimubwiye. Ari ibyo rero uwo mwanya wo kugira ngo umwibutse na cya kindi wamubwiye nubona nawe anyuranyije n'icyo wavuze umugarure, uwo mwanya ni wo wabuze. Yego pe ibyo kintu murakivuze mpita nibuka wa mugani y'umubyeyi yabaga yagugireho igitsure anagukubise cyangwa kugiza ate hashiraga akanya ukabona guhaye urukundo ukabona ugahita ubyibagirwa. None wa mugani abangaba abubu bahura n'ababyeyi bababwira nabi gusa kuko nta wundi mwanya ari buze kubona wo kugira ngo aze kubona ko mama ntabwo yaramwanze kubera ko kubitana nawe amubwira nabi agagira ngo agahita yirevota bati mama aranyanga. Ababyeyi rero bo babyumve bashakira umwana wabo abana babo umwanya babaganirize. Ubundi ahandi simvuga ahandi iyo umubyeyi yabitekerejeho cyane ako kanya kagomba kuboneka. Yava ku kazi nibura akaza kugira akanya gatoya aganira n'abana bakamubwira nuko biriwe, bakamubwira n'ibyabashobokeye n'ibyabananiye n'ibyabababaje. Icyo kintu nicyo gikenewe, ngira ngo nicyo umuntu yakangurira cyane ababyeyi. Bajya bavuga nk'abantu mu mateka nk'umuntu akaba akora umurimo runaka kandi akomeye ariko yataha akaza ngo akunama abana bakabaheka ku mugongo bagakina. Ako kanya ko gukina n'abana ukamenya icyo batekereza ntabwo kakiboneka.
ubu udafite umwanya mu cyumweru nibura akawubona kwa gatandatu no ku cyumweru, ariko hari n'ababa hari akazataha kuwa gatanu nimugoroba nawe ananiwe. Ubwo rero ibyo birakenewe cyane, birakenewe kandi ni byiza ko ababyeyi bagirwa inama y'uko baha umwanya abana babo, kuko ibyo byose umuntu iyo abonye umwanya wo gusohoka, niba yaje muri iyo weekend agasohoka yasohokanye n'abana, niba yaje muri weekend akaganira, yagombye kwicara se akaganira n'abana. Murakoze cyane kutubwira kuri icyo kintu. Hari ikindi nshaka kubabazaho gato muri iriya filime nk'uko mwayibonye. uriya mugore afite umugabo, umugabo we ni umucuruzi, ariko uko bigaragara umucuruzi ushaka amafaranga koko pe, bakunda kuvuga ngo nk'abayataye, ushaka amafaranga nk'uyataye, ku buryo hari ahantu directrice yaje kumureba amubwira ko abana be batitwara neza. Umugabo ibyo yamubwiye amusobanurira ukuntu abana bagomba kuba barigiye bambaye ibyo gusa. Ibyo mwabitubwira icyo mwabivuga hariya naho birajyanye n'ibyo bintu byo kubura umwanya, ariko hariya noneho hiyongereyeho n'imitekerereze. Ni umubyeyi uzi ko iyo umwana yariye, iyo umwana yabonye icyo kwambara, iyo umwana yabonye ibintu biriya umuhereza bifatika, ibikinisho, iki ibyo bihagije, nta kindi kintu akeneye. Aho rero naho ni ukwibeshya. Ngira ngo ababyeyi bakwiye guhugurwa. Umwana akeneye urukundo, akeneye gukorakora n'umubyeyi we. Nk'uriya mwana wamumbariza uti iso cyangwa mama ho nyoko ukubyara aheruka kuguhobera ryari? Wasanga ntabyo aheruka. Wa mwana utahobeye se azumva rwa rukundo ate? Azakubwira ikimushimishije ate n'ibyo bintu wamuhaye? Ni natakubona ngo aza kugwe mu nda kushimira ati uhakoze papa, wakoze mama, ugira ngo hari agaciro bizaba bifite? Bizaba ari nk'ibikangisho, bizaba ari ibihoresho, ariko ntabwo bizaba ari bya bintu bya wahawe n'umubyeyi ugukunda. Ubu nawe wakwitura ineza wifitemo ngo umushimire ko yaguhaye icyo ushaka. Kariya kantu kanyibukije akandi. Umwana yabwiye umurezi, aramubwira ati mama yarapfuye. Umurezi yumva ko ariko bimeze. Noneho hashize igihe aza guzahura na nyina wa mwana. Biramuyobera ariko araceceka, ntacyo yabwiye umubyeyi. Aragenda abaza umwana ati ati kwambwiye ko mama wawe yapfuye kandi nkaba naramubonye. Umwana araturika ararira. Abwira umurezi ati none se mama ndabyuka simubona, iyo ntashye simusanga mu rugo, ndyama ataraza. Tubwo urumva mama atarapfuye? Icyo kintu kivuze ikintu kinini cyane. Ariko ku mwana ntariho, ntamubona. Ibyo kurya arabibona, imyenda arayibona, ibikinisha arabibona, ibintu ntacyo abuze. Na meterese waramubona kuko we ariko no mu maso na yanseko ya nyina ntabyo abona. Icyumweru kigashira, bibiri bigashira, bitatu bigashira. Urumva ko gahinda k'umwana ni kanini cyane. Sinzi agaciro ababyeyi babiha, ariko bari bakwiye kujya babona akanya. Kandi n'abana burya barumva, niyo utaboneka arabyumva akamenya aho wagiye, ukamubwira uti rero ndagiye, ndagaruka iki gihe n'iki ngiye aha n'aha. Nibura akabona ko umutekereza, umwitayeho, wanamuhaye amakuru. Icyo kintu rero kinteye akantu cyo kumva umwana ahagera abona ko umubyeyi yapfuye, kubera ko arabizi neza ko wapfuye utaboneka. Agahitamo kuvuga ati mama yarapfuye, ntawe uriho.
biteye agahinda kandi birababaje. Ndumva ababyeyi abakunzi bo mu Muryango TV bakwiye kwita ku kintu cyo kwita ku bana babo bakababonera umwanya. Turi mu muryango, ikiganiro turimo dukora ni cyubaka umuryango. Uyu muryango tureba hariya usa n'uwangiritse, usa ntabwo navuga ngo warangiritse kwa, kuko niba umugabo ariho ashaka amafaranga abana batumvanye, ni ukuvuga hari ikibazo kirimo hariya. Icyo kibazo kandi cyabyawe n'abantu babiri, umugabo n'umugore bashakanye, kuko nibo bagiye kubaka uriya muryango. Uyu munsi wa none umuryango iyo ugiye kubakwa uhera ku bajene, umusore n'umukobwa bahura bagakundana bakavuga ngo bagiye kubana, aribo babyaye bari abana. Ariko ntekereza ko bajya kubana batigeze bavuga ko bizagenda kuriya. Uyu mwanya niki kintu mwabwira urubyiruko, abo bajene bagiye gushinga ingo, niki kintu bakurikiza kugira ngo bazagira umuryango mwiza? Kuko nteka ko ariho hantu byavuye. Ndumva icyo navuga, mu by'ukuri kukibwira abajene bonyine ntabwo nabyo byaba ari byo. Ni ukuvuga mbere yo kugira ngo abantu babane hari hakwiye kubategura. Ngira ngo mu madini amwe n'amwe bajya babikora, kwigisha umubano. Noneho bakabategura bakamenya ko mu mubano nyine nabo ubwabo, urumva nabo baba bavuye muri ziriya ngorane. Niba uriya yarakuze iwabo bamubwira yuko ibintu bihagije, nawe bakwiye kumusobanurira yuko ibintu biza nyuma y'urukundo. Habanza gukundana abantu babiri, umugabo n'umugore, hanyuma bakazagira abana. Bya bintu rero ni ibifasha wa muryango kubaho utekanye, ni inyunganizi, ariko nta gisimbura urukundo, nta gisimbura umubano. Nibabishake bibafashe kubanirana, ntabwo bikwiye kuba intambamizi hagati yabo. Urabizi hari n'ubu ngubu njya mbyumva rimwe na rimwe, ugasanga ikintu kijyana umuhungu muri uriya muryango gushaka uriya mukobwa, uriya muryango ufite ubutunzi. Urumva aho ngaho hari akantu katangiye kugoramo. Ndiba mukunda aramukunda, yava mu muryango ukennye yava mu muryango wifite, ni kanaka akunda. Rero bagiye kubana na kanaka akunda, ibintu bizabafasha, ariko ntabwo bigomba no kubabera imbogamizi. Ko hari ubwo agenda yasanga ikintu iki kidahari yifuzaga, nabwo ugasanga birapfuye. Urumva rero icyo kintu ni ikintu bari bakwiye kujya batangira, abategura abantu bagiye gushakana bagatangira kubategura ko urukundo ruba hagati y'abantu babiri, ibintu biza bibafasha, ariko ntabwo umuntu akundira undi ko hari icyamutezeho. Urwo rukundo ruba rwapfuye. Niba ugiye kuko kanaka ari umwana wo mu batunzi, ko n'umubu umufite bizakugeza ku bintu n'ibi, urwo rukundo rwarangije gupfa. N'abana rero mubyaye bagomba kuza n'imbuto z'urukundo rwanyu, mugomba kubarera muri rwa rukundo, mugomba kubarera ari umuryango. Nabo ibintu mubaha birakenewe, ariko ntabwo bisimbura umwanya ugomba kugira ku mwana wawe, ntabwo bigomba gusimbura urukundo ufite ku mwana wawe. Ngo naguhaye iki n'iki birahagije, oya. Ahubwo cya kindi cyabura umwana ukamuhobera, umwana mukajyana, umwana ahubwo ukajya no kumwereka n'aho bikura, akabona n'impamvu rimwe na rimwe utaha utinze. Ukagira nk'umunsi wenda nko kuwa gatandatu umwana atize, akagusanga hahandi ucururiza, akareba akabona n'ukuntu bivuna, ukajya umubwira uti mpereza kiriya, ukagiha abantu nawe akabona ukuntu bivuna. Icyo gihe arabyumva, niyo utaje ahubwo yavuga ati
papa yagowe twari dukwiye kujya kumusanganira ariko ntavuge ngo aduha ibintu wakabura. Rero ni ikintu abantu bakwiye gusobanukirwa mu gihe babategurira umubano, ariko kandi n'igihe bamaze kugira abana ntabwo bikwiye kurekera aho ngaho. Ngira ngo ni hari mu simbona umwanya mwinshi cyane wo kujya mu mugoroba w'umuryango, ariko ni ibintu bakwiye kujya bibutsa imiryango, ababyeyi, abana. Umwana ubundi yarakwiye kurekurwa amaze kugira nk'imyaka 16, waba amaze kuba mukuru nawe agatangira gutera intambwe akamenya ibyo ashaka, ariko akagaruka nanone ku babyeyi. Ariko umwana w'imyaka 7, 8 uwo aba agikeneye ababyeyi. Kurekurwa mushatse kuvuga ni gute? Ni ukuvuga kuba wamurekura akaba yajya no kuba muri interina, akaba yajya n'ahandi hantu kure. Enfin ino muri interina ni ngombwa, amashuri aba ari kure na kure, kandi umuntu aba yizeye abarezi, ahamara n'igihe gito akagaruka. Ariko nko mu bindi bihugu byateye imbere byinshi, kenshi nta nubwo interina zigibwamo na bake. Ariko ndabitavuga ngo nabo hari ababa bafite izo mpungenge zo kugira ngo bakomeze gufasha umwana wabo, ariko bose si kimwe nyine, nabo harimo abana bagira ingorane. Ariko ubundi umwana yarakwiye kubona ababyeyi be. Ahantu nshaka kuvuga rero nk'uko mwari mubivuze, ababyeyi benshi uburere bariho batanga cyangwa bariho bashaka guha abana n'ubwaho bisa n'ubwaho hantu uvuze mu bindi bihugu tuvuga ko byateye imbere. Nkibaza se ko biriya bihugu byateye imbere umuco wabyo ubivuga gutya, n'umuco wacu ukabivuga gutyo, ndetse nuko duteye ngira ngo dutandukanye, niko ntekereza. Ntago nigeze ngerayo ngo mbimenye, ariko iyo ndebye uko abantu bateye mbona nk'urugero abarundi ntabwo bateye nk'abanyarwanda, abarundi bajya gusa n'abanyarwanda, ariko abagande ntibateye nk'abanyarwanda. Nkibaze se ahari ibyo bintu byo gushaka umuco si urwanya kuwukurura w'ibindi bihugu ngo tuze tujye gusa nawo, ariko bigasa naho tusa n'abibagirwa umuco wacu. Reka nguhe nk'urugero, uribuka mu myaka yashize inkundura yarabaye y'abana bajya muri interina bari muri primaire, wigeze ntago murayibuka? Biriya bintu byangije abana benshi. Gufata umwana w'imyaka 7 ukamujyana muri interina nk'uko mwabivugaga, kubera ko wikanze ko ufite agafaranga, kandi nibo babajyanagayo abakomeye, kuko abakene bo ntago babajyanayo. Yego n'abakene ntago navuga ko abana babo buzuye cyane ngo tuvuge ngo bo barafite uburere bwinshi cyane, ariko icyo kintu cyagiye kibaho. Ni iki kintu twakora tugagira umuco mwiza w'abasirimu, ariko tukagira n'umuco wacu, kugira ngo umuryango ukomeze utekanye, umuryango ukomeze ari umuryango uri suda. Ikintu rero byafata intera, ariko birakenewe. Nibyo twahoze tuvuga, umubyeyi n'umwana ukiri mutoya niyo atari yarangiza konje ya maternité, atangira kumuha umukozi akaba ari umumenyera amafunguro, undi ntahabe. Ni kenshi byagiye bigaragara, nuko batayishira ntagaragara ngo nk'ibibazo byagiye bivukamo ngo abantu babibone. Hari nk'umukozi amafunguro yateguriye umwana akayirira, umwana akamwicisha inzara. Hari aho byagiye bigaragara abana bakarwara rwose, akarwara indwara y'imirire mibi kandi nyina aba yatanze ibyo kurya. Hari umugani w'ikinyarwanda, yenda sinzi ukuntu abantu b'iki gihe bawumva, ariko nta n'icyo twaye cyane. Ubundi baravuga ngo nyina w'umwana niwe ujya hanuka. Kuri iki gihe rero usanga byarahindutse, ahubwo umuntu ashaka kuhashyira undi, we akibera hariya, umwana bakajya bamumuzanira iki gihe n'iki. Nicyo gituma n'umubyeyi atamenya umwana we. Ariko ndashaka ko ibi bintu biriho birangiza umuryango nyarwanda, kandi u Rwanda nirwo rubihombeyemo.
ntabwo twebwe turi abategetsi, ariko niba hari abayobozi bazareba iki kiganiro cyangwa bakacyumva, twashaka ko bisabira ikintu. Niba kera ndi mutoya niga muri primaire, abarimu kazi bazanaga abana ku ishuri, akaba afite umukozi, hakaba hari inzu, nk'ibyo bintu mwavugaga ngo umwana bamusiga afite ukwezi n'igice, nako ubu ngubu none basigaye bavuga 3, ngo akamujyana ku ishuri kuzageza igihe akana kazaba kaniruka kanagenda, ugasanga abanyeshuri barasohotse muri recreation bateruye akana, afite umukozi hariya. Ibyo bintu kubera iki batabitekerezaho? Abashinzwe ubuyobozi bakubaka, niba bubaka inzu ya mwarimu yo guturamo, bakubatse inzu y'umwarimu kazi cyangwa umukozi wundi wo mu biro, ku buryo azazana umukozi we n'umwana we akirirwaho wa mwanya, noneho akaza ku kazi, noneho wa mwanya wo kugira ngo ajye konsa anyarukeyo umwana ibere agaruka gukora akazi. So zabatuje kurushaho bazabyigeho. Namwe ndumva hari ikintu mwabivugaho, niba nta kintu byafashe. Hari ababikora, ahubwo abatabikora bari bakwiye kwigira kuri abo nabo bakabikora. Hari ibigo byinshi nzi rwose abarimu bazana abana ku ishuri n'umukozi, yego, hanyuma saa 4 akaba yagenda bari muri recreation, yego, akagenda akamwonsa, akanamuterura, nabyo biba bikenewe, akongera agakomeza saa 6 nuko bakaza gutahana nimugoroba. No ku bigo by'amashuri rero babishatse babikora. Na nyina w'umwana nabanza byumve ko bikenewe, ubundi ubuyobozi nibwira ko nta numwe wabangamira icyo cyifuzo. Ubuyobozi bw'ibigo ndavuga. Tuvuze ku bigo by'amashuri, ariko abana ntago ari ababarimo gusa. Oya. Abana n'abantu bose. Tukibaza se ibindi leta ibishyize nk'uko bubatse mu cyumba cy'umukobwa, ni ukubera ko hari ikibazo cy'abana bajyaga mu mihango bakagira ibibazo, biba ngombwa ko bubaka icyumba cy'umukobwa, hahandi bazajya bashyiramo bya bikoresho naho azajya aryama. Babitekerejeho kugira ngo umuryango uzabe mwiza, kuko urumva umuntu apfa mu iterura, niko bavuga mu Kinyarwanda. Umwana baramutse babibonye, abayobozi batwumva rwose bazadufasha babyigeho, bagakora icyo cyumba buri kigo cyose, kuko buri kigo cyose gikora abantu babyara. Buri kigo cyose bagakora ku buryo habaho inzu yo kuzajya bashyiramo abana b'ababyeyi bari muri icyo kigo. Byazafasha kubaka umuryango mwiza, kuko umwana azamutse akagira imyaka 3 yabanaga na nyina, azahita akomereza ku ishuri, usanga bigenze neza. Icyo ni ikifuzo kiza rwose, nibwira ko imiryango yari ikwiye kubivuga, icyo kintu kikubahirizwa. Kuko urumva niba twariho tuvuga ngo abana bajyanaga muri primaire kwiga muri maternelle kubera ko bamama babo bashaka gucuruza, ugasanga umuntu kubera ko yagwije amafaranga, ikizakubwira Bugande hatwangirije abana, ugasanga umuntu kuko yagwije amafaranga, ikikubwira ko umuntu yagwije amafaranga nuko yereza umwana Bugande kwiga muri primaire. Si n'umunyarwanda uvuga Ikinyarwanda azarerwa n'umuntu uvuga Ikiganda. Ibyo muribuka umwana unyara ku buriri yitabwaho na nyina nk'uko babivugaga, noneho umujyaniye umuntu batavuga n'ururimi rumwe, abana baragenda baba deprime ukuntu, ku buryo byagiye kugira ngo bizahinduke, niho ngira ngo havuye ibyo bibazo byose. Ababyeyi rero barasabwa kwitabwaho, kwita ku bana babo, hanyuma ariko na leta nayo ikadufasha nk'uko ibigenza. Ndashaka ko tuvuga kuri uyu muryango cyane cyane uyu munsi wa none, nk'uko mwize utarajya kurereka nkubwira akandi kantu. Ako kantu uvuze ko umwana unyara ku buriri, burya nacyo ni ikimenyetso cy'umwana udakunzwe bihagije. Ubundi umwana ukunzwe bihagije iyo ageze igihe cyo gushaka kwituma, afite uburyo abikora, umubyeyi akabimenya. Buriya rero bari abana banyara ku buriri, kenshi iyo bikurikiye usanga ari umwana utarakunzwe bihagije. Nabyo ababyeyi babimenye, nta burwayi burya bundi buba burimo, kenshi ni ikimenyetso, ni uburyo umwana aba agira ngo mbese bamwiteho. Kenshi bakabikurana nyine, ariko burya n'umwana utarakunzwe bihagije mu buto bwe. Ibyo ngibyo ntabwo twari tubizi, ariko
murakoze cyane kubitumenyesha. ababyeyi bajye babimenya, niko ubundi umwana wakunzwe bya nyabyo ku mezi 2-3 abazi kumenyesha umubyeyi cyangwa uwo babana ko akeneye kwituma, bakamushyira aho agomba kwituma. Rwose nka nijoro hari n'ubwo bucya atanyaye kuburije. Rero naho ababyeyi bajye babimenya, bafasha abana, kuko urukundo rw'umubyeyi, urukundo niyo afitwe n'ugomba kumwiriranwa, abari abakozi barera abana nyine abanasi, iyo amukunda bya nyabyo ntabwo umwana anyara ku buriri, nta n'uwanyarira mu mugongo, arabimenyesha, amenyesha ko afite ikibazo, uwo bari kumwe akamenya icyo ashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo kunyara ku buriri nabyo ni ibibazo by'imitekerereze. Ni ibibazo, ubundi iyo umwana amaze kurenga amezi 3 aba ashobora kumenyesha ko abikeneye, bakamushyira kuri po. Babyeyi rero bavandimwe, muraba mubyumva ko abana basoba mu buriri urukundo rwabaye rukeye. Hanyuma rero ubwo nuko mugiriye inama abo babyeyi bafite abana, ashobora kumuha urukundo se kunyara ku buriri gashira cyane rwose. Reka da ntabwo ibyo bintu nari mbizi. Ni ukuvuga umuntu wese udakunzwe afite uburyo aba ashaka kwatira attention, ngo mbese nibwo buryo ababimenyesha kugira ngo bamwiteho. Iyo akunzwe rero, kuko uwakunda aba ari we agenda acira amarenga y'icyo akeneye, ntabwo ibyo byo kwituma ku buriri bibaho. Murakoze cyane kubitumenyesha. Ndatekereza ko abakunzi bo mu Muryango TV nabo babyumvise. Abafite abana bato basoba ku buriri, please mubahe urukundo, mubakunde cyane, mubiteho kugira ngo bahagarike gusoba ku buriri. Tukiraho rero, twariho tuvuga ku muryango. Ngewe uyu munsi wa none dukurikije umuryango ko tuwureba hanze, tugiye hanze, tuvuye muri filime, tugiye hanze mu buzima busanzwe. Mwebwe mwize ibijyanye n'imitekerereze muraza kudufasha. Uyu munsi wa none iyo ugiye mu cyaro usanga hari ibintu byahindutse pe. Twebwe twakuriye mu cyaro hari ibintu bitakorwaga, ugasanga umugore ntajya mu kabari pe, anywera mu rugo, anywera akagage nako n'akagwa banywaga gakeya abagore ba kera ngiye babonze. Ariko uyu munsi wa none havutse ikibazo gikomeye cy'ubusinzi, cyane cyane ku bagore, ibintu bitari bimenyerewe. Ese aho ibyo byo ntabwo biri mu bintu biriho bisenya umuryango? Nabyo birimo, ariko nibyo twavugaga. Iyo umuntu adafite urukundo arushakira ahabonetse hose. Biriya bintu byo kugira ngo abagore bagiye kunywa inzoga nabyo ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso, yenda yarubuze akiri iwabo, yenda n'umugabo we ntabwo babanye neza, ntibakundana. Iyo umuntu adafite icyo yemererwa agishakira mu bintu. Uzarebe n'urwo rubyiruko tuvuga, urubyiruko nabo yego harimo n'ababashuka cyane mu biyobyabwenge, bo babifitemo inyungu, zishakira amafaranga, bagatangira kuyobya urubyiruko, kuko urubyiruko narwo ni rwinshi kandi barinjiza. Uriya afite inyungu zo kwinjiza, agashuka urubyiruko, bakabaha ari biriya bitabi banywa n'inzoga rwose. Nk'ubu duherutse kujya hariya Gikondo, nsanga y'abana benshi batwawe n'ibiyobyabwenge. Ariko ubonye umwanya ukajya mu muryango wa buri wese, wasanga harimo ikibazo, ko ntabwo umwana apfa kugenda gutya gusa, haba harimo cyangwa cya kibazo cy'ababyeyi bataboneka, noneho abandi bakamukurura akanataha iwabo ntibamenye ko yagiye hariya, agataha mbere y'abana, mbere y'ababyeyi kwa. Ndabyemera ko ibyo bintu bishoboka. Ariko se
urukundo kubura urukundo rw'umwana rw'ababyeyi cyane. Yego nyine ku mwana akabura urukundo nibyo bituma baba basinzi kuri rwa rwego. Ese ko kera nk'uko nabikubwiraga nyine niho nahereye, ko kera nta mugore wajyaga mu kabari. Buriya kera niho hari urukundo, simbona ubu ngubu ariho bavuga ngo ni rwinshi cyane kurusha urwa kera. Kera nta n'umuntu wabwiraga undi ngo aramukunda, hari umuntu wo mu cyaro wabwiraga umugore we ngo aramukunda, ariko uyu munsi nta bantu bajyaga mu kabari ngo babasinzi. Ariko uyu munsi birirwa bababwira ngo joteme ndagukunda bebe, babise ba bebe, niho usanga hari abasinzi benshi. Ni ukuvuga urukundo ntabwo ari rwa rundi bavuga mu magambo gusa. Urukundo ruri mu buzima. Umuntu ukamureba akabona ko umwitayeho, akabona ko umukunze, akabona ko umufitiye umwanya. Ntabwo ari urukundo rwo ku rurimi gusa. Rero urwo ngurwo ni rwo rwabuze, ariko urwo ku rurimi ahubwo rwariyongereye. Naho ngaho umuntu akwiye gushakira umuntu kumuha agaciro ke, kumureba ukashaka kumufasha. Urumva bifite icyo bivuze kurenza kumubwira ngo ndagukunda sheri no kumuririmbira. N'umuntu akurebye byonyine akakureba mu maso ushobora kumenya ko akwishimiye cyangwa ko atakwishimiye. Rero biriya bindi biyobyabwenge bajyamo ibiki ni compensation, ni umwanya bashaka kuzuzamo icyo batabonye. Icyo kintu rero njyewe ngarutse kuri icyo kintu cy'abagore nabyo biyobyabwenge byagwiriye, njye nkurikije ukuntu ndeba nibaza ese buriya nta kintu gikenewe cyakorwa kugira ngo abantu bongere baba abantu. Ubwo ni nk'iki mwagira inama aho abantu cyakorwa? Byo ni birebire. Urumva no guhera hasi, no guhera kuri wa muntu wo hasi turera. Ariko wajya inama yavuga ko byagatangiriye mu muryango. Iyi miryango yiyubaka nyine, niba ugutegura abantu gushinga urugo, ibyo bintu ukabibabwira, barangiza bakamenya ukuntu bazarera wa mwana, ukuntu bazamufasha. Ubundi ntabwo umwana acukira ku myaka 3 nk'uko tubivuga. Ucuka wavuye iwanyu nyine. Noneho bakamenya ko bakwiye kumukunda, bakamuherekeza, bakanamufasha kuzashinga urwe rugo. Urugero sazarukura he natarukura iwabo. Ni ukuvuga umuryango ukwiye kongera kwiyubaka, hanyuma bakarera abana babyaye kugira ngo umuryango wongere ugire agaciro, umuryango wongere ugire ireme, umuntu awukuriremo ari umuntu nyamuntu nyine, atari isura gusa, ariko afite n'umuco n'uburere kandi bw'ikinyarwanda. Mukomoje ku kintu cy'abagira inama yo gushyingirwa, ariko twabonye ikibazo gihari kujya inama ku bijyanye no gushyingirwa. Nibyo tumaze iminsi hari umuntu twabiganiriyeho. Uyu munsi umuhungu wanjye arahura n'umukobwa wawe bahuriye i Kigali, ko ngiye mvuka muri Nshiri, wowe uvuka Gicumbi. Noneho yenda umuhungu wanjye akorera ku Rusumo, umukobwa agakorera yenda Rubavu. Noneho bahuriye ahantu barakundana, bagiye gushaka kubana. Uwo mubano uriho uvuga mu rugo ho byarapfuye, twamaze kuzana ababihebaho gakeya. Uwo mubano w'abantu b'abanyamadini nawe tuvuga, umuhungu ngo azigira ukwe Gicumbi, umukobwa yigira ukwe i Rubavu, baze gusezeranira i Huye muri katedrali, kuko bavuganye na padiri ko bityo bazazana ari uko biza umubano. Umubano ubundi ubwo
ubundi abantu bagumye kwicara hasi bakabigisha. Ikindi kihari gitoya, n'uwo mubano uriho uvuga bigisha, babigisha iminsi ingahe? Ni ukwezi kumwe, nabwo aza nko kuwa gatandatu cyangwa kuwa gatanu. Ubundi ni iki kintu n'abanyamadini bagirwaho inama bagasubira, kuko kera nsubiye inyuma gato, kera bajyaga biga umubano, ugasanga umusore n'umukobwa barajyana bakajyana kwa padiri mu gitondo, bakaba ari benshi, bakicara bakabigisha iby'umubano, bakabigisha uburyo umugabo azamukubita, bakabigisha uburyo ko kera baranakubitanaga, ati umugabo azagukubita umwuko. Ndibuka umupadiri umwe wabaga bajya bamubwira ngo azabakubita umwuko, ngo umugabo azamukubita umugore afata umwuko. Umugore akagenda mu rugo azi ko hashobora kuba n'imbogamizi zishobora no gukubitwa, akamenya uburyo azitwara kugira ngo batamukubita. Uyu munsi uriya muntu ntazi. Hari umudamu duherutse kuganira arambwira ngo wajya gukora ubukwe yishakiraga kwambara ikanzu y'umweru n'itorero rikamubyinira, kandi abenshi nuko baba bameze pe, abenshi nuko baba bameze. Noneho rero nababazaga se nihe nama mwagira aba bantu bashinzwe umuryango bari mu rwego mu nzego zifata ibyemezo? Ababyeyi twabavuzeho, ariko n'abandi bantu bafata ibyemezo, abandi bantu bashinzwe igihugu, nihe nama mwabagira? Bongera iki? Buriya rero birakomeye pe kuvuga ngo aba ni bongera iki, aba ni bongera iki. Ibyo ari byo byose, iteka ryose inshingano ziri kuri bariya, ari uriya musore ari n'iriya nkumi. Rero cyane uriya padiri ubigisha kuko ababona rimwe, ariko uriya mwana w'umukobwa afite umuryango akomokamo, n'uriya muhungu afite umuryango akomokamo. Kera ubundi bagiraga ba nyirasenge, bakagira ba se wabo, bakabagira inama. Icyo nicyo cyari gikwiye kongera kikagaruka mu muryango, bakavuga bati umuhungu wacu arashaka gushinga urugo, bagashaka abantu b'inshuti, ariko nko muri famiye yanjye twigeze kubikora. Nuko mbere ya covid twarabikoraga. Uyu mukobwa ugiye gushyingirwa tukagira umunsi, abantu bo mu muryango twese tukitwa ba nyirasenge nubwo tutari bo, ako tukicara tukamubwira ibishobora kubaho. Umunsi umwe ariko twabikoraga yenda nka gatatu bitewe n'umwanya ubonetse. Urumva abantu batuye na kure na kure. Numva rero ahubwo umuntu yashaka wa mugani mu buryo bwo kubafasha, nk'umuntu bagashaka nka nyirasenge, witwa nyirasenge, umuntu hari nk'uko bahabaho bariya abajyanama b'umuryango, hakaba na ba nyirasenge muri buri, urabona tugira imidugudu, tugira utugari, noneho bakareba muri utwo tugari hakabaho nyirasenge w'umuryango. Abo bantu bakajya bagira abagiye gushyingirwa inama, nabo bakagira wenda nk'amaseansi angahe, bakabaganiriza, bakababaza n'ibibazo. Icyo kintu numva bagitekerejeho cyaba cyiza, kandi nk'uko mu muryango buriya nk'uko bagize inshuti z'umuryango, ntago ndaganira n'umuntu ngo numve mbaze uri mu nshuti z'umuryango ambwire niba hari rezilita nziza zatanze, ariko nkeka ko zihari, kuko niba hari ahantu hari amakimbirane bakajya kubumva bigenda bigabanuka. Ibyo kintu rero nacyo cyakorwa, bagatora ba nyirasenge b'abana bo mu mudugudu, hakaba umuntu, hari abantu bafite ubushake bwo kurera umuryango cyane, bakavuga bati uyu munsi, noneho ababyeyi nabo bakagira igihe cyo kubwira abana babo bati nimugende mujye kuganira na tante, akagenda akajya kubaganiriza. Niba ari nk'uko bagira umugoroba w'umuryango, uko bakora umugoroba w'abana, bikazabaho. Ndumva byagira umumaro. Ikindi kintu natekereje, mwebwe mukurikije iki gihugu cyacu cyahuye n'ishyano, njye natekereza nkavuga ngo menya aricyo cyatumye abantu bangirika cyane. Iki gihugu cyahuye n'ishyano rikomeye ryitwa jenoside igera ku bantu bose. Yego nayo iri mu bintu byishe umuryango,
kuko hari abana benshi bavutse basanga ababyeyi baba barapfuye, abandi ababyeyi baba bafunze, abandi barahunze, donc biba isupu. Ku buryo mwebwe mubona ni iki kintu nanone cyakorwa kugira ngo aba bantu bameze nk'abafite ihungabana, kuko abanyarwanda benshi bafite nako abanyarwanda majority bafite ihungabana. Ni iki kintu mwajya inama kugira ngo buri muntu wese abashe kwiyumva, kuko uburwayi twebwe twagize ntabwo turi nk'abi Burayi. I Burayi ho nguyu umuntu yagize ibibazo ajya guhura n'umujyanama n'umugira inama mu by'ubuzima byo mu mutwe. Twebwe dufite abajyanama b'ubuzima batera inshinge, banapima abana, banatanga ibinini bya malariya n'iby'inzoka. Mubona umujyanama mu bijyanye n'imitekerereze mu mudugudu wadakenewe? Barahari nabo, igisigaye wenda nuko bakoreramo, kuko ariko ni gake cyane. Ubona iyo umuntu anavuze ngo mu psychologue ubona umuntu agize ubwoba. Nabyo rero bari bakwiye kubitinyuka, kuko barahari ubu ngubu pe, barahari kandi bakorera ahantu henshi hatandukanye, ku buryo nabo bari bakwiye kujya babasanga. Oya, ntabwo no mvuga birumvikana abahari erega buriya ntabwo abanyarwanda bose bafite ubushobozi bwo kujya kureba umusikologe. Ntabwo bihenda, ahubwo icyo batinya bazi ko umusikologe ajya kurebwa n'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe. Ariko nizo nama zo barazijya. Hari nk'abagiye bagira utwa initiative bagatangira gufasha imiryango bagiye gutangira umuryango nk'abo mbese bategura gushyingiranwa. Ego initiative zirahari, ahubwo nazo umuntu yababwira zikazakwira hose, abantu bakajya babasanga, ko bo n'ikiza cyabo barabagira nk'ibiganiro nk'ubwa hakabaho ikiganiro, umuntu akisanzura akavuga n'undi akavuga nk'abo bashaka kurushinga, hanyuma bakaba bazana n'undi ubabwira ufite izi experience akabaganiriza. Rwose uburyo bwo burahari, ubushake bubonetse abantu bakagaragaza ko babishaka, n'inzira yo kubafasha kubishyira mu buryo yaboneka. Abanyarwanda rero nkurikije ukuntu bemera inzego z'ubuyobozi, niba mu mudugudu mu kagari hari ushinzwe ubuhinzi, hakaba hari ushinzwe imibereho myiza, kubera iki leta yo itareba mu mudugudu nako mu kagari igashyiramo uriya muntu nk'umukozi ushinzwe ako kazi, ushinzwe kureba iby'imitekerereze n'uburwayi n'ibibazo byo mu mutwe, ku buryo niba bamaze kuvugana bakavuga bati uriya muntu turakubona ibyo bitaro bigenda neza, akaba afite umuntu ubanza akamuganiriza akamenya ikibazo afite. Byo ntibyaba bifite akamaro kurusha? Byaba bigafite, ariko urabona leta ni abantu. Icyo cyifuzo kiramutse gishyizwe ahagaragara rwose byajya mu buryo. Banyakubahwa abayobozi bo mu nzego za leta, icyo kintu mugitekerezeho, mutekereze uburyo abanyarwanda benshi bafite ibibazo by'imitekerereze. Ni ukuri mugerageze mushaka uburyo mwashyira mu nzego z'ibanze, mwashyira abantu bashinzwe iby'imitekerereze kugira ngo umuryango wacu dukomeze kuwubaka. Mama Inyasienne, turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye mu Muryango TV. Muzakomeze mujye mugira inama, niba dusaba abantu bazareba iki kiganiro bagashaka ko hari ikindi kintu mwababwira nk'abantu bazobereye mu bijyanye n'imitekerereze, bazabishyira muri komenti batubaze, batubwire icyo bifuza ko twakongera kubabwira. Inshuti zacu rero bakunze bo mu Muryango TV, turabashimiye cyane. Ntimwibagirwe gukora subscribe abatarayikora, na mukoreshe ya mukande kukazogera kandi mumurayikinge, hanyuma mutubwire n'ibindi bintu byose mwumva mwifuza ko twashyira mu biganiro byacu. Turabashimiye cyane kandi mwongere mwibuke ko ntawe uheba kurya ataryama.